Mboni TV. Nge ndasita Commission of Police Kuradupagase Auguste Jarud. Nkaba navukiye mu cyahoze ari commune Karago aho bitaga mu Kazu mu kwezi kwa 12/68. Amashuri abanza nayize wacu Imihungwe, ayisumbuye nyiga muri groupe scolaire de la salle d'Obyumba kwa Manswe. Kubera ko navukaga mu karere gaturukamo Habyarimana Juvenal, byari hame ko je nagombaga kujya muri SM École Supérieure Militaire, ni ishuri kurya gisirikare. Ibizame twayikoze mu kwezi kwa 7 byamaraga icyumweru, ubwo ni barabemereye cyangwa se ni barabatsinze twarategereje, ariko nje byari hame tarike 2 z'ukwa 9 1991. Nahise nza gutangira tuja muri SM tutangira amasomo ya gisirikare. Twiza amasomo ya gisirikare gusa kuko SM yari imyaka 4, ariko kubera urugamba rwari rukomeye twagomba kwiga amasomo ya gisirikare gusa, ibindi bikazaza nyuma. Twayize umwaka urenga turangiza mu kwezi kwa 12, ariko muri mezi hari amezi 2 y'abafaransa, abakomando b'abafaransa baje kutwigisha ubukomando bitwa commando d'armée, détachement d'assistance militaire et instruction. Bivuze ngo ni itsinda ry'ubufasha bwa gisirikare n'amahugurwa. Ubwo nagiye gukora mu karere k'imigwano k'Umutara, mfite ipeti rya jida, nja mu bato ya gatatu ya Muvumba, yari komeye cyane. Ubwo yo batari ifite za position ziri hari aho zari commune Muvumba, ukamanuka mu soko rya Rukomo ariko kuri position ya Para ari kwireba, ugakomeza école primaire ya yitwaga Ruhondo Rutongo, ugakomeza no kushamba rya Nshekarije. Ubwo ngubwo twaragwanye cyane byo ntambisubiramo. Nabonye ipeti rya Suriyoto na tariki ya mbere ukwa mbere 1994. Bato yacu ya gatu ya Muvumba, ubwo umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal yahanukwaga, ibato yacu ari muri reserve iri igabiro, ariko ifitiye kompanyi imwe iri hari ya Kabarore muri amisozi ya Nyakayaga, nanjye nto narindi. Ubwo sizifaya zarahagaze, imigwano ngera tangira, inyenzi Inkotanyi za kubyera vitayo ma access zose mu Mutara, abari kuri front bari imbere kuri shadow bataille. Byaye ngombwa hari amabato nkane yose byarangireho, yagombaga gushaka uko avamo. Yavuyemo nibyo nagenganira n'abagenerali bamwe n'abakomiseri bamwe, twakoze reprise general nkabakanira, nzababwiraho nakore reprise general. Ubwo bari rukanse ko biruka baje Kigali, ibato yacu ya Muvumba, ubwo nitwasiye turwana combat retardataire na reprise tactique. Ubwo afanya narabizi aho ngaho za Nyakayaga, tukamanuka tukaza hari ya Kizigura, arabizi imvura iri kugwa, tukakomeza tukagera hari ya Kayonza, nabwo kuri kiliziya ya Mukarange, nabyo arabizi uko byari bimeze. Ubwo twarakomeze tugera hari Musha, niho naje kurasigwa. Ubwo nja kuvurirwa i Kanombe, ariko mba muri SM. Muri SM byari bimeze nabi cyane. Hari imbunda yaturasaga niba yaraturukaga mu bice bya za Bumbogo, yaratuje amahoro ara mu mujyi. Byabaye ngombwa ko nza gushaka muganga ngo nisubirire ku rugamba, kuko nabonaga binkomereye ndaho ngaho meze nk'umusivili. Ico gihe noneho ubwo ndi muri SM, abasirikari inzira bwoba natwe dufite ingenga bitekerezo ivuga ko umwanzi ari umututsi. Ntabwo ari umututsi twagwanaga gusuri hanze, ahubwo n'umututsi bwa mu gihugu ari umwanzi wacu. Iyo nge twari twifitiye iyo ngenga bitekerezo. Naje gusubira ku rugamba, ibato yacu ya gatatu ya Muvumba bwari iri ifite position Inyamirambo, hari akumumena, ukamanuka za Byogo no kuri Resedo Kigali. Yari intambara mu mazu yari komeye. Ubwo ngewe niri kuri position iri munsi ya kira kibuga Kiyovu yakuraga hamagurwa mujya munsi. Ubwo inyezi Inkotanyi zari zarafashe point strategique ya Rebero, nawe murebe uri Rebero ukareba ni Kigali hose ubu ha control. Ubwo twabanye intambara mu mazu aho ngaho,
elema avance z'inyenzi ubwo ntangana nazo aho mu mazu mbese muri amazu yantuza kuko ntara ku musigiti bitwa Kadafi barafite imbundi yadasagaho buri kanya irambuje amahoro. Nk'umuntu wari warize iby'intambara na ndi officier nabonaga ko twanatsinzwe ni namaze kwibonera ko nashobora kwibwira abasirikari banjye kuko amasasu menshi twakoreshaga intambara zo mu mazu mugomba koresha za grenade nyinshi. Twakoreshaga grenade zakuwa mu majoro yitwagwa izina geragibwa ndibuka nagibuka niba dukoraga za grenade twakoreshaga mu mazu aho ngaho bigaragara ko twe twamaze gutsindwa nta n'amasasu dufite. Kandi none umujyi wose wari entouré par l'ennemi ubwo nuvo ko inyenzi ziri zamaze kudushyira hagati dusiganye ka plateau gusa. N'imbunda zacu za rutura zarasaga muri CND zari zamaze kuba neutraliser et anéantir par l'ennemi ubwo zaravuye noneho runda zirahunga zikomeza zerekeza za Gisenyi no muri Zaire. Ndetse na guverinoma y'abatabazi yiramaze kuva imurambi komeza za Kibihekana aho ngo muri Karago zikomeza muri Zaire. Tariki 3 z'ukwa karindwi twakoze inama muri ka Kigali yowe na General Kabirigi aratubwira ati désolé ubu ngubu tugomba kuva Kigali tugomba kwita tugahunga tukomeza Zaire kandi n'abaturage bose tugomba kubatwara. Ubwo nahawe na mission principale ni kompanyi nari mfite ko ari ugomba mu masatu y'ijoro ugomba kuja imbere hanyura ubwo nkava hari muri sedo muntu uza narindi hari ya kumumena nkamanuka Kimisagara Nyabugogo Giti Kinyoni nkagenda no ku kiraro cya Nyabarongo kugira ngo abaturage bambuke neza mbese nta kibagoye. Ariko ubwo dukora iyo nama saa 9 inyenzi zamaze gufata runda ngiye ntawe nongeye kumenya sinzaho nagiye muri cano nagiyemo sinakurikiye amabwiriza yatanzwe ne sinakurikira ngendera kuri andi ambere. Je naragiye naho n'abaturage bava ahubwo Giti Kinyoni bava kuri ruri bagaruka bati murajya hehe ko inyenzi zafasha hariya. Je nta matwi nabahaga ko nefite mission principale bampaye. Nageze kuri riba ubwo umwanzi nyine yarari hariya iruyenzi mitrayeze zitunze hari babona ni kuntu hameze zitunze mbese ura muhanda urabona uri ku ruyenzi hariya urasa kuri riba neza kuri kira kiraro ni nahantu mbese aringaniye. Taki nagomba gukora ko nenzi kandi ngomba kuvura itinerere ngabandi batambuke kandi yari passage obligé nta rugomba kunyura ari ngombwa nta kundi wakuru ugomba kubanyura. Ubwo narise cyane naragwanye nda resista ndagwana cyane ibya pratique bivamo niga none nsubira muri teo nk'umusirikare ariko officier ibyo nize nibiki. Tekereza ko hari protection mutuelle nagomba nize nayo ubwo niyo nakoresheje kubwa amahirwe ndahanyura ndambuka tugeze hakujya ubwo twagomba gukata iburyo tugenda dukurikiye Nyabarongo saa 10 nibwo nagiye kwa butangiye guca mbona hakujya noneho abandi bose bahinduye banyura mu Nzove nanjye nibwo narebye mbona hakujya mbese ababirebaga bari tariki enye bari bahari mwabonye ko byari bimeze. Aho niho nagiye mbwira aba general n'abakomiseri karo nakorewe pri general kuko ubwo nahise ngenda kugera ku tariki ya 17 z'ukwa karindwi saa 11:45 nibwo nambutse grande barriere ubwo na rakoronishi ubwo nambutse muri Kongo nahise mvuga ko mbaye impunzi yari Zaire yabaye Kongo ubu ngubu. Hari mbwirwa ruhame zavuga ko tugomba kujya Gatindo ukomeza Rugunga. Twageze yo turongera turiyubaka dushiraho gushira indi mitwe dushira n'umutwe ukomeye witwa CRAP n'umutwe wigenga CRAP ni commando de recherche d'action à profondeur n'umutwe w'intasi ukora imirwano inyuma y'umwanzi. Nanjye nona ndimo ico gihe wayobowe na current commissioner general CG Evariste Murenzi ico gihe ari capitaine. Kwera imikuranire yari hagati ya Mobutu Seko na Nyangoma weyoboraga CNDD-FDD y'u Burundi ndetse na itamajoro yacu ri mu buhungiro byaye ngombwa ko dufata turi abasirikare batandatu tuwe na Colonel Gasarabwe n'abasiriyotana batatu ndimo harimo na Jida na Sergeant Major twagiye mu Burundi gufasha abasirikare banyangoma kubigisha igisirikare.
ordre twayihawe n'uwari colonel Rwarakabije aduha mission bien détaillée concise précise ibyo tugiye gukorayo. Twanyuze mu Kivu turagenda Bukavu twamara iminsi 3 turakomeza Uvira tugerageza kwambuka kiriya kiba cya Rusizi bitugoye ari n'uruzi rwa Rusizi dufata mu ntara ya Cibitoke turakomeza mu ntara ya Bubanza tugera muri Bujumbura rirari. Twakiriwe na colonel Ndayikingurukiye yari chef d'état major wa CNDD-FDD ruhande rw'igisirikare. Yaduhaye ku mutekano umeze mu Burundi yarazi kituzanye n'abantu bari biteguye natwe dutangira kwigisha. Ajida na sergeant major bigishije iby'imbunda kuva ku munantu ya kugera kuri bafite n'imbunda zikomeye barafite na kano sarukire baziro twita require sahari simbizi. Ego barayigishe twigisha tactique kuva ku platoon igizwe n'abasirikare bangahe iba renforcer de force bigenze gute ikompanyi igizwe na platoon zingahe ifite element d'appui inganite ibatayo igizwe n'amakoyi angahe element d'appui yayo inganite. Ibyo twishiye byose twakoraga na pratique twagiye kuwana mu uruganda rw'icyayi twateye n'abari keza ashobora kuri ko gwitwa ni Mujumbura mu mujyi ariko muri Bujumbura rirari. Twakoze za rede nyinshi cyane dukora za ambush ambiscade dukora na sabotage. Amezi 6 rangiye no twari dufiteyo ubwo twagezeho mu kwa gatandatu 95 twavuye mu mpera mu kwa 12 cyangwa ntangiro zo kwa mbere. Nageze mu Gunga nsanga structure organisation yararangiye ko gutera inyenzi tukazikura ku butegetsi. Ahubwo navuze nje wasigaye kuko ntaraga n'umusirikari namaza ngo idecline iyo yambwiraga mu kudecline umusirikari decline ukava izina ryawe platoon irimo compagnie irimo ni bateau yawe n'abayobozi bavuga. Navuze ntibirakomeye twagiye noneho nasubiye muri unit ya crap. Iyo ufite inzego z'iperereza zikora neza zetubakazi kagakora neza inyenzi zaradutanze ziradutera. Ebwo zatangire Kibumba na za Gatariyo hijya zaze kujya hari Mugunga ariko mbere uko imisibiri zahagera abasirikare bafaze ntacyo bari bamaze baratubeshaga. Twagiye gufata intwaro baze muze mifatira intwaro tuzikora mu kigo cya Gatindo tuba hari ya kinyenzi zirahagera uko nyenzi uko nabonye zakoraga zashaka gucura abaturage kuko nubundi bakupaga ravita axe mwabo makunyuramo mukomeza mugenda muri zere rwagati ahubwo zigafungura umugaruka mu Rwanda. Kandi niko byagenze koko abaturage twabeshaga ko tuzabacura bemye inyenzi zo zabacuye bemye ndetse n'abexpert batashe bemye ico gihe batahanye n'abaturage. Twarakomeje tugera Masisi nagiye kuba ku mwami witwa Bigembe ndi kumwe na major Bahembera ubwo n'abayobozi bacu bakuru bari agace kitwa za Butare harimo colonel Rwarakabije na colonel Nkundiye baje kutumizaho mu nama turongera turiorganiza batuna za position batigomba gusubira mu Rwanda none usanzwe uri mu crap wowe nibyo bampa position ya mweso na ahantu hari hafi ya paroisse ya Gaturika ariko na Gicanga byegeranye. Mu kwezi kwa kane inyenzi zarahansanze nabwo zirankubita ariko ndavuga ntacyo ndi gukora hangaho ubundi ko n'umukrap nkaba n'umukomando dami reke nze Rwanda mu Rwanda n'ubundi niyo mission yanjye. Nahisenza ubwo murayibona kuva hari yakuza ukagira ngo ugere mu Rwanda byari kumena we na resistance nyinshi cyane ariko nzirengaho ngera mu kirunga cya Mikeno ngira muri Karisimbi. Muri Karisimbi niho naje kumanza kumenya amakuru ubwo manuka ikirunga cya Karisimbi kuri tariki 14 z'ukwa gatanu ngera hari ya mu Byangabo pora na passage oblige naragomba kunyura muhanda kugira ngo traverse ngwambuke turawuzamuka umusozi wa Mugogo hari antenne. Ubwo niho twaraye mu gitondo inyenzi zimenya ko tuhari zaraje kutwataka turahagwana nk'iminota 10-15 turongera dukora tuja mu gihugu imbere. Twarakomeje hari kumanywa ngeraho navukaga muri secteur ya Mpungo na Rurembo nza kumenya ko n'ababyeyi banje batahutse kandi ubwo banyuze za Masisi bambanuka bahinguka za Bukavu cyangwa bagaruka muri Karagwe. Nagiye kubareba nko masatu y'ijoro mu kugerayo icyo mama na papa bambwiye n'abashiki banje barambwiye ngo afandi Kadafi ahora dusaba kandi tubira ngo nitukubona tuzakubwire uri potinge uzufatanye n'abandi kubaka igihugu.
njye nababwiye bimuvuga ntibishoboka, njye ndi umukomando dami nkaba n'umukrapo, njyewe ubu ngubu ngiye Kigali intambara niho ngomba kwirwanira. Nimwumva amaradiyo avuga ko Kigali amasasu ahari, muzamenye ko ari nje hageze kandi ubwo umujyi tugiye kuwufata. Ubwo nakomeje nambuka komine Giciye, tugera mu gace ka Murambo, ubwo ashobora kwambuka ikiraro cya Burugi cyangwa se tukanyura ku masangano Nyabarongo dukoresheje ubwato. Aho narahakubitwe cyane, narakubiswe penye zarankubise mbese bikomeye, mpindukira ku byo mama na papa bambwiye. Twagarutse inyuma karopuri tactique gato ya kilometero 5, buri musirikari uko ndabaganira baramaze gushira, nasigaranye baki cyane, abakomando barasigayemo bari bane gusa. Mubwira nti hari jenoside wakoze, wende bangombwa ubonye ko kugendera mugeze Inkotanyi wagenda ukiripotinga. Maze kubabwira ndabwira tugiye mu ishamba, tugiye mu gishwati, no tugiye kongera gukora rero hamwe n'abandi. Nange natashe tariki 19 z'ukwa gatanu ni reportinga hari komine Giciye. Cyagera haje Colonel Kadafi, hagera n'uwari kapiteni Karimba. Twaraganiriye cyane amasaha isaha n'igice birarenga, bambaza ofisiye uri reporting urizanye cyangwa twari tukuze kuri ntasi ndabasubana mbese. Baragenda hakaza abandi bambaza, bamwe nkora interrogatoire nsinya. Bigere saa 10 batujamo tukatugende. Abaturage bari bahari benshi baravuga bati ko mwavuze ko nituza n'umuntu wacu uri mu bacengeze muza azahita tahi wabo kucyo mu mujyanye. Ubwo nagenza kumukamira, twinjiye mu kigo cya Mukamira, kunda ari ikigo narinzi, turamanuka tuwa muhanda mbona tugiye muri quartier y'abo ofisiye babagamo. Nagenza mu nzu nziza cyane, baransasira umushereje ambajoro, yabagamo n'abo ofisiye kundi bari bahari. Muri cyumweru nahamaze abo ofisiye bazaga aho ngaho bose baje kunde twicara tuganira ibintu byiza cyane, mbese ndavuga nti ndaza kubigeraho nyuma, ndavuga ntibishoboka. Ubwo naramanutse nsubira Giciye, no nakoreye imirwano cyo guhiga abacengezi, ibatayo ya 99 ya Colonel Kadafi. Twarabanye twajanye mu bikorwa byo kurwanya umwanzi abacengezi. Ubwo ndimo mvuga ko namaze kuba Inkotanyi, ntabwo nari nkiri ubwo nagwaranye ni batayo ya 9 ya Colonel retired John Tubesigwa ahari. Nagwaranye ni batayo ya gendarmerie, nite ya gendarmerie abagukabaya yebwaga na Liyetona Twahigwa. Haje batayo ya 59 yari yobowe na Liyetona General retired Mushokamanzi. Namaranye nayo nk'umwaka urenga, ne wanyigishije RPF icyari cyo n'amahame yayo, inyigisha na RPA icyari cyo n'amahame yayo. Ndabashimiye nyakwa President wa Republika kuko ibyo mwatoje ingabo zanyu na zaramukiza rabidutoza. Tariki 8 z'ukwa mbere 98 hasohotse message ivuga ko nahawe inshingano muri RPA. Ubwo nari kumwe n'uri Siriyoto n'umwe n'abandi basirikari 14. Ngiye bambwira ko nagiye muri gendarmerie, ubwo nabaye nayobe za brigade zo muri groupe ya Gisenyi. Mu kwa 11 nagiye kwiga muri Ejena, École de la Gendarmerie Nationale, ubugenza cyaha. Twarangije mu kwa 5, ariko nangije mu kwa 5 nabonye ipeti rya Liyetona. Ubwo polisi nibwo ari kijaho, nahise ntangira na polisi kuva 2 kugera 2008 nabaye muri commande mba no muri administration. 2008 nasubiye muri university mu shuri kuri rya polisi Musanze, aho nahamaze imyaka 4 makura impamya bumenyi ikiciro cya 2 cya kaminuza muri professional police studies. Nangije muri 2011 mu mpera zabo nahise nza gukora muri headquarters ya polisi Kigali, ntabwa imirimo inyuranye, ariko nakoraga no muri Joint Operations Center. Kajya n'umunsi wo gukoramo nshinzwe gukurikirana umutekano w'igihugu wose ndetse no guhuza inzego zose z'umutekano. Ubu ndumwe amabagize inama nkuru ya polisi, Senior Management Council ari ifata ibyemezo muri polisi, nkaba n'umuyobozi wungirije mu shami rishinzwe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye kugarura amahoro, nshinzwe ibikoresho. Ubundi muri navuga ngo ni COE contingent wounded equipment.
nyakubahwa perezida wa repubulika ngitangira navuze ko mfite abana babiri. Umuhungu wanjye ni Twamwiciye Mugisha Brain, ubu ni studio tuna muri RDF. Amahugurwa mugira ofisiye yakorewe mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza, Royal Military Academy Sandhurst. Iryo shuri ryitwa Royal Military Academy Sandhurst. Ubwo nabwira aho yasanze yiga hamwe n'umuhungu n'umwana wa perezida wa repubulika. Naibwiye madamu umwana wacu yabonye amahirwe yo kuja kwiga mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza, aho umuhungu wa perezida yize, aravuga ati amahirwe se yatugeraho, atazaba ari inzozi nziza. Ubu studio niwe nizeye Mugisha Brain, ahandi mahirwe yasubiye gukarisha ubumenyi muri African Leadership University ayifashijwemo na RDF. Umukobwa wanjye Mugisha Jardin Nasira anari mfura yacu, ubu yarangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza mu Butaliyani, yiga ibijanye na farumasi. Ubu arakora icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ubwo niwe nizeye Mugisha Brain yarangizaga amasomo ya gisirikare mu Bwongereza, nanjye nagiyeyo noherejwe na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibirori byari biyobowe n'igikomangomakazi yitwa Sofia. Ibigarasha byafashe ayo mafoto yacu biyakwirakwiza yambirwa nkoranyambaga bivuga ngo umuntu wa Rex Farm Club, ubu na State Commission of Police muri RNP, none umuhungu we nawe ni studio tira muri RDF. Reka mbivuge kuko no mu mwanya dushobora gusohoka hanga byamaze kwandika, ariko ndagira ngo babwire ko ngira ibyo bigarasha ku Rwanda rwarahindutse cyane. Ndashimye ubuyobozi bwacu bwashize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse no guha akazi ugashoboye, kuko mbere ku Habyarimana cyari kimenyane ikene wabo nironda karere. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ubwo nishikirizaga abahoze ari ingabo zarapiye, uburyo zanyakiriyemo byanyeretse ko ntacyo nzaba. Imboni TV, imboni ya rubanda.